Yes, mbaye ikaze mwe kuri iki kiganiro ubuzima n'abantu. Ndacyari professeur. Murabizi ko kigamije guhindura imyumvire, imigirire, imimerere, icenguramo abantu ndetse no kuboneza uburere mbonezamo abantu muri rubanda. Ikibagezaho ndacyari professeur. Kuri uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ku ngingo y'uburyo twahindura ubuzima bwacu muri uyu mwaka turimo cyangwa se n'undi uzakurikira. Ndashaka kugira 16 bishobora guhindura ubuzima bwawe muri uyu mwaka. Mbere ya byose reka twemere ko igihe kirageze ngijwi riri mu muswe ryo kumva ko udashoboye rifunge. Nibyo wanyuze mu bintu byinshi, hari abagutengushye, uwizeye bakagutengwa ndetse bakanakurwanya. Ariko kwihorera kwiza no gutera imbere. Ndakubwiza ukuri yuko ntushobora kubona ejo hazaza mu gihe utarahindura uburyo ugena ukanabonamo ibizaza. Iryo jwi rikubwira ngo oya sinshobora. Fungura umukinnyi wawe w'imbere hanyuma ushaka uburyo bwo kuvuga iryo jwi. Benshi mwe muribaza muti ese ni gute nandura ubuzima bwanjye? Niba ubajije iki kibazo, ibuka ko ikintu kimwe gihora mu buzima bwacu ari impinduka. Uko tuzirwanya ubuzima bwacu burakomera cyangwa se bukarushaho koroha bitewe n'uko twazirwanyije. Ariko uko duhangana nazo ubuzima bwacu bushaho kutunogera bukatworohera. Ubyangu byemereye tukijwe n'impinduka nyinshi, kandi ikintu kimwe kigira umuntu ukomeye ndetse akajya kubyo yifuza yahanganye n'izo mpinduka, yaba nziza cyangwa mbi. Mu Cyongereza no bavuga ngo if you don't change, change will change you. Ngo nudahinduka impinduka zo ubwazo zizaguhindura. Impinduka ishobora kuza mu buzima bwawe nk'ikibazo, amahitamo cyangwa se amahirwe. Mu bihe ibyo ari byo byose twese duhura n'amahitamo, dukora impinduka cyangwa ntitubikora. Amahirwe menshi dushyiraho kugira ngo duhindure ubuzima bwacu, niko ubuzima bwacu burushaho kunyurwa no kwishima. Hari ibintu byihariye ushobora gukora kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Muri kino kiganiro ubuzima n'abantu, ndashaka kubwira inzira 16 zo guhindura ubuzima bwawe. Muri kino gihe turimo isi iri kwihuta, umuvuduko mwinshi, byagufasha guhindura ubuzima, imigirire, imimerere, icenguramo abantu ndetse n'uburere mbonezamo abantu. Niba urimo kwibaza uko wahindura ubuzima bwawe, icyambere shakisha ibisobanuro. Ndi gute nahindura ubuzima bwanjye? Isubiza icyo kibazo, fata umwanya ugerageze utekereze gutandukanya icy'ingenzi mu buzima bwawe kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Ndakubwiza ukuri yuko utaramenya icyo ushaka bizaba bimeze nko kujya gutegera ubwato ku kibuga cy'indege. Birumvikana warinda upfa utarabona ubwato. Nicyo ushaka kugeraho mu buzima bwawe. Inzozi zawe ni izihe? Niki kigushimisha? Ibisobanuro byawe mu buzima biguha intego kandi bigashyiraho icyerekezo cy'ukuntu ushaka kubaho ubuzima bwawe. Mu gihe nta bisobanuro uzakoresha ubuzima bwawe bwose uzerera udafite icyerekezo cyangwa intego, kandi ibyo ngibyo bizadindiza iterambere ryawe. Intambwe ya kabiri, shyiraho inzozi. Kubera icyo abantu turota ibintu bikomeye, binini kandi kurota ari ubuntu. Tukiri abana twarotaga buri gihe tugatekereza uburyo bwo guhindura ubuzima bwacu. Bamwe barotaga kuba abantu bakomeye, kuba abaganga, abatwazi b'indege, ariko tumaze gukura izo nzozi zarahindutse, twabaye nkaho tubyuka. Tukiri abana twari abahanga mu kurota no kwiyumvisha icyo tuzaba tumaze gukura. Twizeraga ko byose bishoboka. Tumaze gukura twatakaje ubushobozi bwo kurota. Ubwo bushobozi twari dufite twarabutakaje. Inzozi zacu zihishe tumaze gutangira kumva ko kugera ku nzozi zacu bidashoboka. Ikibaho cy'inzozi ni inzira nziza kuri wowe yo gutangira kwizera inzozi zawe. Kubona inzozi zawe buri munsi ku kibaho uzirota, guhora ubyiyumvamo urota inzozi zawe, bizana ubuzima muri wowe, kandi bizakora ubyiyibutsa buri munsi, bikongera imbaraga zawe ndetse bikwerekeze kuri cya cyifuzo cyawe wifuza kugeraho. Intambwe ya gatatu, ufite kwishyiriraho intego. Umaze kumenya cy'ingenzi mu buzima bwawe n'uburyo ubuzima bwawe bw'inzozi busa mu gihe kirekire, ugomba gufata ingamba ugashyiraho intego zawe z'igihe kirekire, iziciriritse ndetse n'iz'igihe gito. Gukora kuri izi ntego bizagufasha kugera ku nzozi zawe no guhindura ubuzima bwawe, kandi bivuga yuko intego zawe zishobora guhinduka. Buri gihe ujye uhinduka mu gushyiraho no kugera ku ntego zawe, kuko ibintu bihinduka mu buzima, kandi intego zawe zigomba kwerekana izo mpinduka. Ni intambwe ntoya ufata utera gake gake imbaraga ufata mu gihe wiga guhindura ubuzima bwawe. Intambwe ya kane ni ukureka kwicuza. Kwicuza bizagusubiza inyuma mu buzima. Niba umara umwanya wawe wose utekereza ku byahise, uzabura ibizaza ndetse ubure n'ahazaza. Ndakubwiza ukuri yuko ntushobora guhindura ibyo wakoze cyangwa utakoze kera. Ubu ni uburyo uhitamo kubaho ubuzima bwawe bw'ubu n'igihe kizaza. Igihe cyose uhuye n'ibitekerezo bibi kujyanye n'ahahise hawe n'akazoza kawe, gerageza. Niba ushaka kwinezeza no kwiyumvisha kureka kwicuza kwawe, gerageza wandike buri kwicuza ku rupapuro, hanyuma ubishyingure mu gikari cyawe cyangwa se ubitwike mu muriro, kuko bizatuma ubaho wicuza, ubaho ubuzima bw'ahashize, kandi turi mu gihe cy'ubu n'ikizaza. Tekereza igihe kizaza aho gutekereza icyashize, kuko ibyo ngibyo bizatuma bimbata yahashize.
bituma utagera ku nzozi zawe. Ikindi cya gatanu, kora ikintu kigutera ubwoba. Tukiri abana twatinyaga umwijima, nubwo abona tirere gutinya umwijima, ariko nimba ushaka kugera kure, ushaka kugera ku ntego zawe, kora ikintu kigutera ubwoba, kora ikintu utinya. Kuvugira mu ruhame ni kimwe mu bintu biteye ubwoba umuntu wese ashobora gukora. Nanjye natewe ubwoba no kuvugira mu ruhame, icyakora nzi yuko nshaka kuba umuvugizi ushishikariza abantu gukora cyangwa se nanjye bandebereho. Byasabye gutinyuka kugira ngo sinde ubwoba bwo kuvugira mu ruhame. Ijambo ryanjye rya mbere ryari riteye ubwoba, amavi yanjye yarankomanze, mbira ibyuya kandi ntengurwa, ariko byanze bikunze ndavuga ngomba kubikora kandi narabikoze. Nyirangiza ijambo byari byiza kuruta uko nabitekerezaga. Nahisemo gukomeza ubwoba burwanya gutyo, bituma ntanga ikiganiro neza kandi byahinduye ubuzima bwanjye n'ubw'abandi. Kora urutonde rw'ibintu ukeneye, rw'ibintu bigutera ubwoba. Ni ibihe bigutera ubwoba? Uterwa ubwoba n'iki? Ese ni ahazaza? Ni abantu muri kumwe? Ni inshuti zawe? Ni ugukora se? Kora urwo rutonde rw'ibintu bigutera ubwoba kandi utinya cyane. Utangeho ibitekerezo, ushyireho gahunda n'umwanya wo kwitoza uburyo ibyo bintu wabirwanya, hanyuma ujye kubikora. Ndabwiza ukuri yuko ibintu nubigerageza, nta munsi cyangwa iminsi ibiri izashira ubwo buba butagiye, kandi ibyo bintu uzabona ko bizahindura ubuzima bwawe uko iki gihenda kiza. Ntuzigere ureka gukora ibintu biteye ubwoba niba ushaka rwose kunezeza no kuryoherwa no guhindura ubuzima bwawe, bitume wumva icyanga cy'ubuzima. Intambwe ya gatandatu, tangira kuba ubuzima buringaniye. Abantu benshi muri iki gihe dukora ikintu bita kwipasa muremure. Ese ubuzima bwacu bushingiye kuki? Ubuzima bwacu ntibukomeza kuba bumwe. Imiterere yacu y'umubiri, amarangamutima, umwuka, byose birahinduka ko tugenda dukura. Tudushobora kugenzura cyonyine, ariko n'uburyo tugaburira ubwenge n'imibiri yacu ibyo twabigenzura. Ikindi twagenzura ni imigirire, imimerere yawe. Nta muntu ukuzi uretse wowe ubwawe, nta muntu wiyizi uretse ubwe, ni wowe wenyine wiyizi. Bivuze iki? Kuba ubuzima bushyize mu gaciro kandi buzira umuze byubaka imbaraga zacu zo guhindura umubiri. Imyitozo ngororamubiri ni inzira nziza dushobora gukoresha kugira ngo tugereho ku buzima bwiza. Kuba ubuzima buzira umuze ni ukubaho ubuzima bwiza, ntabwo ari uko uri umukire cyangwa se umukene. Ni ubuzima buringaniye bujyanye n'ikigero cyawe. Hamwe n'imyitozo myinshi no guhitamo ubuzima bizaguha ubuzima bushimishije kandi bwuzuye. Hari imvugo zateye muri kino gihe ngo ni ukugabanya ifiriti, ariko imyitozo ngororamubiri ntabwo ari iy'abakire gusa, n'umukene arayikora kugira ngo umubiri we umere neza. Uricyo ni ikintu gitoya kigufasha kubaho ubuzima bwawe, apana ubuzima bwuriya bwanuze. Baho nkawe wowe ubwawe. Ese ni ubuhe bwoko bw'imyitozo myiza? Ubushakashatsi bumwe buretse gukorwa bwerekanye ko abarwayi bafite ihungabana byoroheje cyangwa se rito bagabanutse mu bimenyetso bifitanye isano no kuba barakoze imyitozo ngororamubiri yoroheje cyangwa se ikomeye. Gerageza umubiri wawe ukoreshe, wakoga, wagenda, wahinga, icyo wakora cyose gifasha umubiri wawe kunyeganyega. Ni ikintu gifasha ubuzima bwawe, ari ikintu gitoya. Reka kwipasa muremure. Abantu benshi dushaka kubaho nka nuze, nka ba runaka, kandi bidashoboka. Kuko umuntu wa mbere w'umunyabwenge kandi w'umuhanga ushoboye ni wowe ubwawe. Rero wibaho nka runaka bituma witakariza icyizere, ndetse ukabaho ubuzima budahwanye n'ubushobozi bwawe, bikagushyira mu kaga nk'amadeni, urwango n'ibindi. Intambwe ya karindwi, ihangane. Uhangane n'ubwoba bwawe. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, wige kumenya ubwoba bwawe kugira ngo butagucunga ukundi. Byaba biteye ubwoba uramutse utinya gutsindwa, uramutse ugira ubwoba bwo kwigunga cyangwa se kutamenyekana, birashoboka yuko bishobora kukubuza kubaho ubuzima bwawe bwose. Tuzi igihe ubwoba bwacu bugenga ubuzima bwacu rimwe na rimwe, ko tuba tutanyuzwe. Iyo tumaze guhura n'ubwoba, dusubiza imbaraga zacu kugira ngo duhitemo uko dushaka kubaho mu buzima bwacu, kandi iyo dukora ibi duhindura ubuzima bwacu buziraherezo. Bivuze iki? Ndabwiza ukuri ko nuramuka wize uburyo bwo guhangana n'ubwoba bwawe, ibyo bizaguhindura ubuzima. Intambwe ya 8, emera, accept. Hari abantu batemera, batsimbarara. Umuntu wenyine ugiye guhindura ubuzima bwawe ni wowe ubwawe. Kurema izo mpinduka rero ugomba kwikunda wenyine. Hazabaho ibihe mu buzima abantu bazakwanga, uzahora no kwangwa, kandi hakaba abantu batagukunda kandi banakwisha. Ugasanga inshuti yawe niyo mwanzi wawe, cyangwa se amahitamo uhisemo nibo ntibayemere. Kwemeza uwo uriyo no kwikunda nubwo uhura n'ibibazo bigufasha gutera imbere mu buzima bwawe. Shakisha ubutwari, ikunde, hanyuma usohoke ukore ikintu cyiza.
ntugahangayikishwe n'ibyo umuntu atekereza kuri wowe nk'igice cyawe cy'umubiri cyangwa se imiterere imitekerereze. Jya umubwira ko bikunyuze kandi ntukabitindeho ngo bitume wiyanga kuko nta ruhare na rumwe wabigizemo cyangwa we yabigizemo. Niba ari ikintu cyiza cyo gukora gikore, niba wumva ari byiza ubikore kandi ugire mu buzima ukunda, ubuzima wishimiye. Intambwe ya 9, baho mu gihe cyawe. Benshi muri twe dukunda gutekereza ko ibyatsi bibisi, ku rundi ruhande akenshi tugera hakurya y'uruzitiro tugasanga ari bibisi. Ibi si byo, ushobora gusanga byumye. Impamvu yo guhindura ubuzima bwacu ituruka ku cyifuzo cyacu cyo kwishima. Akenshi duhuza cyane kwibanda no gukurikirana umunezero ku buryo tubura umunezero wo kubaho mu by'ukuri. Icyifuzo cyacu cyo kugira umunezero mu buzima bwacu ni icyifuzo cy'igihe kizaza. Duheranwa n'ibibazo byacu byose muri iki gihe ku buryo tubura ubwiza bw'agaciro bw'igihe, tugatakaza igihe cyacu tukibanda ku bitadufitiye umumaro, ibifutitse, aho kugira ngo twibande ku bintu bidufitiye akamaro. Kwicara ku mucanga uri kurya ice cream hamwe n'inshuti zawe magarane igihe gito cy'ibyishimo. Gushima no kwerekana ugashimira buri munsi ni ukunezerwa muri iki gihe, ndetse gufasha abakeneye ubufasha bituzanira umunezero n'ibyishimo. Gira umuco wo gushima. Intambwe ya 10, iga ku bintu bishyashya. Igihe cyose wize ikintu gishya wunguka ubumenyi bwinshi, kandi hamwe n'ubumenyi bwinshi buzatuma wigirira icyizere. Kwiga ubuhanga bushya bidufasha guza n'imiterere n'imitekerereze y'iki gihe mu bihe bishya yo guhanga, ndetse no guhanga udushya mu bitekerezo byacu, kandi rero tworoherwa n'ibyo tutari tuzi. Gusoma ni inzira nziza kuri twe yo kwiga. Kugira ngo wemere byimazeyo umunezero wo kwiga, fata kiriya gitabo wumvise abantu basoma bavuga, nawe ugisoma. Umaze kubona ubwoko bugushimisha cyane, urya izo mpapuro nyinshi. Kuzirya mvuga ntabwo ari ukuzimira bunguri, ahubwo ni ukuzisoma. Kandi jya ugisha inama ku bijyanye no guhanga udushya no kumenya impano yawe, uburyo wayikoresha ikaba yanabyara umusaruro. Urugero, umukinnyi se, umuhanzi se n'ibindi. Intambwe ya 11, hindura imyizerere yawe. Ingeso zawe ziri mu mwirondoro wawe. Abanyarwanda bajya bavuga ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Ndabwiza ukuri yuko nta muntu wavutse afite icyizere, afite imyizerere. Imyizerere yose irigwa binyuze mu burambe. Uko usubiramo imyitwarire runaka, nko kwandika ibintu cyangwa se ukora ibintu runaka buri munsi, niko ushimangira umwirondoro wawe. Imyizerere yawe yerekana uwo uriwe. Urugero, ibikorwa wahisemo gukora bikubwira ubwoko bwawe cyangwa se igihugu uturukamo. Imyizerere ni amahitamo. Buriya ntabwo twakwiye gupfa imyizerere yacu ngo aba ni abayisilamu, aba ni abakristo, kuko no kwizera Imana byo ubwabyo ni amahitamo y'umuntu. Ndabwiza ukuri yuko ushobora kuba utinya icyaha cyo kwiba kubera Imana yaguhana kubera ko uzajya ikuzimu cyangwa se muri wa muriro utazima. Undi akabaho ubuzima buri filozofi, adatinya ko Imana yamuhana, ahubwo ari n'agaciro ze yihaye ko kwiba iby'abandi bavunikiye atari byiza, ugasanga mwese mubayeho kimwe. Gusa ushobora guhindura ubuzima bwawe igihe ugize imyizerere n'indangagaciro nzima. Niba ufite imyizerere igusubiza inyuma, ndabwiza ukuri yuko ntushobora gusingira ejo hazaza. Impinduka nto zifite ireme n'urufunguzo, izo nizo zishobora kuzamura ubuzima bwawe, kandi ni wowe uzigena. Intambwe ya 12, kuraho ibibi byose. Nyuma y'imyaka yose yo gutekereza ko utari mwiza bihagije, igihe kirageze cyo guhagarara ugashimangira kuri mwiza. Hubaka icyizere gahoro gahoro. Yishyireho intego, kandi uko ugenda ushyira intego nto, ufata ibibazo bito bigufasha kubaka icyizere, bigufasha gukemura ibikomeye. Ingaruka mbi ikugirira nabi kandi ikakurinda kubaho mu buzima bwiza. Yego ntacyo bitwaye niba umuntu yakugiriye nabi cyangwa se atakugiriye nabi, kuba washaka inzira zo kumugirira nabi byangiza ubuzima bwawe kurushaho, ndetse bigatwara igihe cy'agaciro bagakoresha ushaka kwiyubaka, ushaka ibyubaka. Ni byiza guhitamo cyangwa gutegura uburyo bwo gukemura ikibazo mu mizi, kandi ugomba kugira positive mindset, imitekerereze y'ukuri, imitekerereze igamije icyiza. Hanyuma ugafata ingamba zo kugikemura ibyo wakora byose, ntukagume mu bikorwa bibi cyangwa se byijimye igihe kirekire. Urugero, uzasanga abasore benshi bashaka abakobwa birekura, bajya mu kabari, basangira amayoga, basohokana kenshi, banywa amatabi, bishimisha. Ariko uzasanga iyo bagiye gushaka bajya mu nsengero, bashaka abakobwa basenga, bashaka abakobwa ngo bameze neza bitonda. Ntibashake babandi batwikana muri za mvugo z'iki gihe, bamandi basohokana, banywa n'amayoga, basangira byose, ariko bagashaka babandi ngo bajya gusenga ngo bitonde. Bishatse kuvuga iki? Ufite guhindura imyumvire yawe, ikindi kandi ukareka ibibi.
nimba ushaka gutera imbere kuraho ibi byose wiyumvaho kandi ureke ingeso mbi, kubera ko negative mindset ikujyana cyangwa se imitekerereze ifuditse ipfuye ikujyana mu bipfuye. Intambwe ya 13, itondera ibintu byiza kandi ushimire. Abafite akazi ibintu birakazi bafite ko baruha, bakora amasaha menshi, ko umukoresha ari mubi, avuga nabi n'ibindi, mu gihe abatagafite nabo bifuza uwabaha ku kazi bafite bintu bakatari keza. Uzabireba uzasanga ujya kugisha inama ku mucuruzi w'ibintu runaka, inyanya se cyangwa mu isoko cyangwa n'ibindi bintu runaka, akubwira yuko bitunguka waba yataye, kandi we ubona bikora kandi yunguka. Bivuze iki? Nta gihe na kimwe abantu banyurwa, kandi inama si umwanzuro. Nubwo ubuzima bwawe bw'urukundo bwaba bwiza gute, wabamo bumeze neza gute, bitewe n'uko uzwi ufite amafaranga, gusa ntibugatume wirara ngo wumve kuri hejuru ya bose, kuko ubuzima ni gatebe gatoki. Uwo muhura amanuka mushobora guhura azamuka ejo. Burya bumwe mu buryo bwiza bwo kubaho ubuzima bwawe, buri gitondo andika neza ibyo ushaka gukora no kugeraho uwo munsi. Noneho nijoro andika urebe nimba ese wabigezeho. Wibande ku byiza kandi ugire umuco wo gushimira. Menya aho ufite amahirwe kandi uzashyiraho ibyiringiro bizakwirakwira mu bindi bice byose by'ubuzima bwawe. Akenshi abantu benshi bumvise imvugo ifatwa nk'ukuri, kenshi na kenshi dufata imigisha myinshi mu buzima bwacu, ariko twibanze ku bintu bidashimishije cyangwa se bisuzuguritse. Niba ufashe iminota mike yo gukora urutonde rw'ibyiza mu buzima bwawe, uzahita ubibona yuko hari byinshi wagiye ugeraho, hari abagufashije. Uzabireba uzasanga muri Bibiliya umwami wese wagiye ugira icyo ageraho, cyangwa se umuntu wagiye ugira icyo ageraho, yari afite umuhanuzi iruhande rwe. Nawe rero niba ushaka kugera kure, jyana n'abandi, ariko ucunge intambwe zawe. Rero witonde, ushimire kandi utangire kubana neza na bose. Intambwe ya 14, shakisha ibyo bita zenzi zawe. Ese wowe ukunda iki? Muri wowe ubundi urinde kuba ubuzima bw'amahoro bunejeje. Ndavuga kubaho mu by'ukuri rimwe na rimwe ugomba gukora ibintu binyuranye na kamere yawe. Ibyo bivuze yuko niba witwaza inzikazo z'uburakari, igihe kirageze cyo kureka ukababarira abakugiriye nabi, ukababarira ukabireka bikagenda. Ingaruka mbi nta wundi zigirira nabi uretse wowe ubwawe. Ese ni gute nakirinda agahinda gakomoka ku bubabare mba narahuye nabo? Ushobora kwibaza ikibazo, nanjye nicyo nibaza. Urakingura umuryango w'ibitekerezo bishya, kandi hamwe n'ibidukikije bishya bishobora kuganisha ku bintu byiza, bishobora guhindura ibibi mu byiza. Gira iby'umwuka. Buriya hari ikintu abantu batitaho. Kugira idini ni imyizerere yego, ni imimerere, ariko kugira iby'umwuka mu gihe bamwe bakorerwa neza mu kwitabira itorero kugira ngo babone uruhande rwabo rw'imbere, abandi barashobora cyangwa se bashobora kwerekeza mu mashyamba bakabona amahoro y'umutima n'intambwe nziza yo kwitekerezaho. Witoze kuzirikana, ugire imyizerere, kuko buriya gusenga biraruhura. Koresha uburambe bwawe kugira ngo ufashe abandi. Sangiza inkuru yawe kugira ngo agahinda kawe ubirekure, kugira ngo ubuze abandi bantu gukora amakosa nk'ayo wakoze. Uzasanga tuvuga tuti iyo umusaza agiye ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Kubera iki? Aba yaranyuze mu bintu byinshi natwe abakiri bato tugomba kunyuramo. Iyo aguhaye inama cyangwa se tips nk'uko mukunda kubivuga, yakoresheje kugira ngo arenge ako karwa k'ibyo bibazo n'umubabaro, birafasha. Ni inkuru zubaka. Intambwe ya 15, tangazwa nawe ubwawe kandi wikunde. Mwe mu buryo bwiza bwo kwikuramo ubuzima butagutenguha ni ukora ikintu gitandukanye rwose. Gerageza ibintu bishyashya, byaba kwiyandikisha mu byiciro byo kwiga, kubyina, umupira cyangwa imyitozo ngororamubiri. Ukora ibintu bishya bitugora mu bwenge no mu mubiri, kandi bitera inyungu cyangwa mu buzima. Ibyo byose dukora bitubera impamvu nshya yo kubaho, bikazana umudendezo wuzuye. Abantu benshi batinya kugerageza ikintu gishya. Noneho hari itsinda ritandukanye rwose ry'abantu bavuga ko banga n'impinduka no kugerageza. Icyakora abantu benshi bari gutangazwa cyane n'ukuntu kugerageza ikintu gishya byongerera urumuri nyarwo rw'ubuzima bwabo. Gerageza ikintu gishya, witungure, wikunde, hanyuma utangire kubaho. Intambwe ya nyuma, kora urutonde rw'ibintu ukeneye kugeraho mu buzima. Ese ukeneye kugera kuki? Rota, aguka. Niba ufite urutonde rw'ibintu ushaka gukora mbere y'uko upfa, ntukicare utagerageje impamvu yo kubikora. Gerageza gushakisha, gerageza gukora, gerageza ushaka ikintu kimwe kuri urwo rutonde ushobora kugeraho, yaba uyu munsi cyangwa ejo.
byanze bikunze ufite amahitamo y'ukuntu ushaka guhindura ubuzima bwawe. Gukora kuri ibi bintu nkubwiye bizagufasha gutangira uburyo ushobora guhindura ubuzima bwawe. Mu gihe ushaka kunoza ibice bitandukanye by'ubuzima bwawe, kora ibintu bizahindura ubuzima bwawe kandi ubikore ufite intego, ufite imyumvire n'imyifatire myiza, kandi wibuke ko impinduka zose zifata igihe. Ubuzima butangira iyo uhisemo guhindura ubuzima bwawe ubuziraherezo. Nakubaza nti ese ugiye gukora iki uyu munsi? Igisubizo ni icyawe. Gushimira byimaze wowe tubana muri kiganiro Ubuzima n'Abantu. Cyangwa nifuza nuko byadufasha mu kunoza ubuzima bwacu, imibanire, imimerere, imigirire, icenguramubano ndetse n'uburere mbonezamubano. Zira ko subscribe kugira ngo turusheho kubana ndetse usangize abandi izi nkuru z'ubuzima zubaka kugira ngo nabo barusheho kunogerwa n'ibiganiro byiza tubagezaho. Aracyari Professor, peace out.